Hello guys, ni wa muhungu wanyu Idi Amin. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe ukuntu ushobora guhagarika ibintu byo kuri WhatsApp ntukajya bijya kuri telefone yawe, kuko usanga akenshi bikuzuruza umwanya wa memory card cyangwa umwanya wa telefone, ugasanga ibintu ukora bigenda gake gake. Rero uno munsi tugiye kwigira hamwe ukuntu ushobora kubihagarika, ari byo muri group cyangwa ari byo kuri WhatsApp yawe isanzwe. Ikintu kimwe wanza gusaba ni ukanda subscribe, like ndetse na comment. Nta kibazo ufite twandike muri comment kugira ngo utaha tuzagufashe. Niba uri mushya please kanda subscribe ndetse urakanda ukazogera tubona mu bisubizo bya buri munsi. Okay, reka utangire step by step. Please share this video. Okay guys, ubutani bw'umuntu yaranyandikiye ambaza ukuntu yahagarika ibintu byo kuri WhatsApp nikajya bijya kuri telefoni ye. Uno munsi nafashe umwanya kugira ngo noneho tubyigira hamwe mbigishe muri rusange. Niba uri mushya please kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Noneho reka tujye kuri WhatsApp yacu. Urugero nako nyifunguye WhatsApp yanjye, nawe ugomba gufungura WhatsApp yawe kugira ngo nawe ubashe kugerageza ibintu ugiye gukora, ibintu byo kuri WhatsApp cyangwa byo mu group ntibizongere kujya muri telefoni yawe kuko bikuzuriza n'umwanya. Nk'urugero mfunguye nkabona urabona ko nta kintu kiriho, ariko ngiye gukoresha indi telefoni nohereza nk'ifoto maze turebe. Niba uri mushya please nkuze kanda subscribe. Urabona ko ya foto nayoherereje, reka nyifungure maze urebe. Mara kuyifungura subira inyuma, noho mana ko ya foto tusubira inyuma, no tujye kuri telefone cyangwa kuri galeri yacu turafungura. Tumara kwafungura nako reba no hejuru nako ya foto batwoherereje yahise ijya kuri telefoni yacu. Kuyikoraho gusa yahise ijya kuri telefone. Bino bintu byuza ama telefone y'abantu benshi, ugasanga telefone igenda gakeya. None ibintu abantu ba mu group ugasanga umva ni hatari zuzuye groupe, telefone yaruzuye numenye ikintu kiyuzuza. Noneho reka dusubire no guys, muri ikintu tugomba gukora kugira ngo ubashe kuhagarika bino bintu. Niba uri mushya ndagusabye kanda subscribe kugira ngo tubana mu biganiro n'inkuru zacu za buri munsi. Hano ni inzu ya technology, tugenda twiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Guys, ntacyo nazabigisha nawe n'ufite ikibazo yandikira kugira ngo ngufashe rwose. Niyo mpamvu mba ndahangaha. Akiri uzakana ko turongo duhagaze ntangiza umuntu kujyana na setting. Guys, usakanda subscribe, like ndetse na comment. Turangiza ajyana na chat uhafungure. Ntumara kwafungura ikizakora uzazana urabona ko abanditse ameze gutya cyangwa gastaff kanditse na media visibility. Akenshi wasanga hafunguye gutya. Rero wafunguye gutya ibintu bishatse kuvuga ko ibintu byose biba bigomba kwidownloading automatically, nta muntu bikoresheje pfa kugifungura cyangwa bakikoherereje gihita kijya kuri telefone yawe, ugasanga umwanya wawe uruzuye mu buryo utaruzi, telefone igatangira kugenda gakeya. Icyo uzakora kano kanza tugakuraho. Noneho nk'urugero nako tumaze kugakuraho, none reka twongeye twibereze nk'ifoto n'urugero. Yebabwa ko kenshi mpamvu bafite utuntu twinshi dutandukanye guys. Utuntu kenshi barimo bakeneye ndabizi, no mpamvu nanjye mba nagerageje kubitera. Nk'urugero urabona ko nohereje indi foto nkoresha indi WhatsApp n'urugero. Noneho reka tugende tujye kuri galeri yacu turebe ko ya foto turayisangaho. Noneho urabona ko ya foto nayigeziza. Rero ibintu mujye mubikoresha no mu group kugira ngo bijye bibafasha kuba byarinda umwanya wa telefoni yanyu, no kugira ngo telefoni zanyu zihute, kuko benshi barabivuga ugasanga telefoni igenda gake ariko ntago zi impamvu. Noneho nk'urugero niba wenda hari ikintu umuntu akohereje ushaka nko kugikora n'urugero, nabyo nzabibereka muri video yacu y'ubutaha kugira ngo hano tujye tubana mu byiza. Ukongeye icyo mbakeneye no kugira ngo mbigishe utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Kwa video yabanje tumaze kureba ko noneho wafunga ibintu byo kuri telefone, uko dore ko wafunga ibintu byo muri WhatsApp. Kandi kuri ya group yawe nurangiza ugende kandi kuri logo yawe, urangiza uzano handitse gutya ngiye kwereka guys. Usokanda subscribe, like ndetse na comment. Uzazana handitse media n'undi visibility, urangiza wakandi uza kubagiza ikiganiro Idi Amin. Uzabona ko azahita afukana ameze gutya. Kenshi uzasanga handitse yes cyangwa hambere kugira noneho ikintu cyose ufunguye ugasanga cyagiye kuri telefone yawe. Noneho icyo uzakora kandi hano handitse no, ukanda hano handitse no uhita ukanda okay. Ibi ngibi bizabifasha kurinda WhatsApp yawe cyangwa ibintu bya biva mu group bijya muri telefone yawe. Rero guys, musaba kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tubane mu biganiro byacu ya muri mutongera turutasi.